Muzane Ugisha turanyura hano. Naho wabisanga usibye kuri Kigali News Channel. Bakagarara ararushye. Yego sha. Kera baririmbaga bari guhinga. Tera kagarara tera. Mutere tera. Muramenye intore niganya ishaka ibisubizo nibi byo we kize ibihumbi 10 nawe uzamu gutya bimeze ariko uravunitse. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yite Kigali News Channel, nyita Majid the Black, mwite Diana, mwite Berize, mwite Kagarara. Uyu munsi bavuze ngo baje ko mu mubyizi. Kagara. Yo. Gira vuba hereza amasuka turebe ukuntu batanga umubyizi. Oya abantu bano kubakoresha no munsi. Bagomba gukora. Kurumva nabanje gutanga umubyizi bagomba gukora ikintu kigaragara. So rero uyu munsi kuri Kigali News Channel mbanzumvugire wa mugabo wo mu mujyi. Ewan n'abantu ntago nahwema wumva ni ya gahunda turi mu bihe bya sama ndetse n'ibintu birenze bya ganze. Ntandi hano ushobora kwasanga telefone imeze neza uretse Karojama phone shop hara muri Car Free Zone. Ubundi ngo B1G kwisi hose wowe nawe bivuge 1G kwisi hose ni gutya abantu babona akazi museka. Yego nuko biza bitangira gake gake. So rero baje ngo kumubyizi reka turebe ukuntu tugiye gukora umubyizi wacu. Bote murazibona bagenere Kagara bahe bote hari hose hari bote. Ubwo ngo yarambara izingizi. Wabonye ko nizawe nazizanye kwibara rigiye ritandukanye. Naho ariko rumvika tekinolojia. Nawe muherezize ndabona zageze muri makari. zahozemo twakubonye umuntu w'umukozi niyo mpamvu twagwaye zahozemo barakwibwira. Ko byasa kose ndabona izingizi ari izingizi z'ubururu n'izawe. Izi boro ndabona zifite akarago nka kakandi hano kandi so ngo Rujama phone shop. Za nyuguti zanditse Rujama Technology. Yakaguru mfite se n'ikintu kwanze gutebeka. Mbo ubwo uhita wakubita n'ikintu cyitwa amasuka nayo ndahita nyabata uyabahereza. Tebezamo ipantaro sha nicyo bot ivuze. Tebeza ipantaro ariko zirakubereye mwana. Ndi waje utwambara ukanayiseruka. Maseruka umuntu asanzwe wagira ngo n'umuntu asanzwe yambara bote nubwo se yaje ngo yifunze ngo yaje nazo nsanzwe na. Ariko uyu mukobwa ashobora kuba asanzwe. Ubu ngubu birasanzwe kuzambaye. Ubu ngubu nyine bise bigaragara ko nazambaye. Bisanzwe. Ubwo rero ikintu kigiye guhita gikurikiraho ubundi gutanga umubyizi ni ibintu byahozeho. Yego Abanyarwanda Enjasha tugiye kwataka umurima none se urashaka ko bigenda gute? Noneho ameze nk'akababi Kagarara hari ukuntu ayizinga ni enda abonye ibintu bitaza gukunda. Ako se ngiye ku bintu bitari kwicundeba. Sinzi uko nayibye ntayize buryo nayo nanjye sinzi uburyo nari mbyumvishe nyamara amatwi yanyu muvanye hariya mu nkoko nyine abakozeho. ariko Kagarara izi nizo umva ni frikasta tekinoloji ariko nari kuziga
bazita kuziguna ni umuguno ndi koga mikirenge dore kiri kunyeganyega gutya bitaga do tekinoloji izi za kagarara mu mbore tubanze tureke kagarara ukuntu bigenda tekinoloji yahene namubonanye ashaka mukajya mukira n'amafaranga mw'abana irahene muzi amafaranga yaguze muzane n'urushari igishabiro cyakizwaga n'igishabiro wamubonye kagarara tekinoloji munyakazi shaho noneho wowe ubungubu kagarara si uhazi isano tunyura kagara tuyobore rero ariko gade kamanze minde isengeri mwana kanambara isengeri baga yanjye ishobora kuba ino hirya ndaje izo bote zirakubereye gatsina ariko ndagaswe isha nini pe akoramo zikuramo kubera ko byagenze gute mboka nze tugiye gutanga umubyizi agaswira gadi ziriya bote kuzibona byonyine ni ukuvuga wambonera bote z'abana ati se abana bangana umwana ni umwana bote muri kuzumva gute ni bibi kandi ukarya ibintu wahinze ari bibi tugiye guhinga iki tugiye gutera intabire mwebwe mutuze kagarara saje se umushike murawumenya wawugeze umushike ni kwa kundi ibintu ahantu baba batarahahinga na rimwe noneho kuri ako ese Yesu aza gute mu mushike hari ahantu ukuntu haba hakomeye hari n'ibyatsi by'umushike umushike si ibyatsi umushike ni aho hantu nyine hatari hahinga oya umushike basi sori uragerageje guhinga umushike umushike ngende kugusana mugiye kurima kuri mu mushike amasinde uyaza ute mwana amasinde ni handi baba barakuye ibijumba oya havuyemo ibirayi ariko amasinde ni hari ababa barakuye ibijumba hagasigara imiki nyine mu mwobo bakuye ikijumba si ikijumba si byo rata oya tugende mbereke utuntu twikorera ibyo by'amasi guharura inzira guharagata mwana ni ugufata ako kagara guharagata neza mu yindi sura simbe yaje mu yindi sura rega mane buriya niba uzi ko uje mu murima ugomba kuza nyine wabyitegura aradusebeje se uzi uraza mu murima nk'ugiye muri buwate ako mugiye munareba uza mu murima nk'ugiye muri buwate tekinoloji wamubonye kagara ngaha twagiye duherekeze ni wowe muntu uhazi ujya imbere
twagiye barongoza imbere kurongoza uzi ibyari ni ukugira uti bashyira imbere nyine barongora twajya inyuma se twagiye Kagara araturongoye aturongoje imbere se Turongoje ngo n'iki aha ni nkoni koko mana bote bana kuzigenderamo nawe ikirenge cyanjye kimeze gutya kuko nturakibuka kimezemo nka gutya we mukurikire Kagara araturongoye ahantu tugiye ngaho banza uvuge ngo Kigali News Channel sha Kigali News Channel Ego. kwisi hose kwisi uyabona kuri subscribe ariko man ntago ari ibintu tukirirwa tuvuga ngo nibiki kuko ahantu honyine n'ahantu nabonye hari ibintu byubaka ego kandi abantu banaza ati mwavuze ibintu nge mfite ibihamya byinshi by'abantu bavuga ati mukora ibintu bitwubaka yego ngaho twagiye rero ahandi ku Kigali News Channel bibera nta handi wasanga guhinga mu murima ego Kigali News Channel n'ahandi wakigira ibijyanye n'umushike yego amasinde gushikura inyama se kurima turanyura hano naho wabisanga usibye kuri Kigali News Channel birakaze ntabwo biba byoroshye ibintu bikomeje gukomera bikomeje kugorana nukumva umuntu yaguze bote kugira ngo muzambare ngo mugire ngo ni imikino ibintu ni ibintu ariko hari ibishokoro uri shokonkora none babyita kwishokora ni ukwishokora twagiye handi hepfo ariko nk'umuntu wize ibintu by'ibyatsi akamenya ngo iki kiraribwa n'urukwavu banza mbareze hano iki cyatsi bacyita gute iki ngiki icyatsi cyita igishokoro ni inuza ni imbarabasanya uyu nguyu yari agiye kuvuga ngo ni imbaragasa imbarabasanya mukeneye kwiga byinshi kwe iki iki ni igicuncu mani iki ngiki iyo ngiyo ni kanuka bahita nyiramunuka nabi ariko na kanuka naryo ni irya kanuka ubwo biterwa n'ukuntu wavukiye mu rutsiro tugende dukomeze ibi ngibi ibyo ni imihengeri reke turiho mavi ya kuku ariko ubundi mavi ya arapfuye Kagara kameramani tekinolojiya umusaza aba yegereye hasi cyane kuko njye biragoye ubwo rero Kagara turahera hehe nuva twahera hari uziko ino haba imirima koko turahera sibwo ahantu hangana gute aho ubushobozi bwawe bubasha kuba bwahinga urabuza haca ubwo ni ukwigira tekinoloji arabuze ihangane usubire inyuma kuri ahangaha se dore tekinoloji twahera ku mutwe cyangwa ubwo nuko umuntu urabona hano twari twarateyemo ibirayi twabikuyemo ariko iyi suka mwaduhaye nayo turahinga ikazana ibindi bya do yesu we do bahera ku mutwe se muri mugira ku mutwe iyi suka ntabwo ifata iri kujogora ni ukunogora ni ukujya hari kwizira itaka kandi turi gukuramo ibyatsi kubimenya Bo. kuzana igitambaro buryo aho tugiye guhera ariko haroroshye izo nyajenda bazitimbura hasi zigaforombokaho akantu gato guforomboka ubwo ni iki gushingukaho akantu gato duhere he ariko amajide baraka nk'umusaza niwe tubwiye hano turi oya wowe Kagarara bigene mbigene njye ndumva nawe hari ibishokoro njye ndumva ni naho muri buhera hari ibishokoro rero twagiye rero twagiye iyo umuntu ayase ninde waciye insina hano
Mana yanjye. ahubwo si ukurwara yarimbutse ubwo Oya. ntabwo bashaka ko wera Shahunze yeza. Naranejeje mbere yuko babitekereza. twese tuzaye ko naziteye Ibishokoro. hariho kagara Kagara urabyumva? numbaye ibishokoro Wabyumvishe. Bakatire harya babyita gukata iki? icyatsi Mukatire uyu uvuze ibyo bigambo. ntazi hano mpite mwerekana ari buhehe mwana w'ushyira mu bishokoro cyangwa no mu bishokoro mwana uzuhinga uzajya urya Ahubwo nabyo ugomba kubanza ukabipfura niba kubipfura. dore iki ni ikirayi nk'ubu have uretse gukura icyo kintu Ahubwo si iki batagikuye. Mfasha gutya. sigo kibihora ndabona umucuruzi araha Iki kirayi. cyaraboze ahubwo Kagara. nta kiriho ndabona nk'ahantu tuje kuhahingira ubu Oya ahangaha turateramo ibindi bintu. ahangaha turashaka guteramo izindi mbuto bo gusa se ubwo ni ukuvuga ngo tugiye guhinga tugira gute Tuzamuka ariko. tuzamuka ubwo se Hera hepfo. gutya se urabanza ugakora icyo bitsa gukora imbagara Banza ukure ibyo binyarabasanya. banza ukuri ibyo binyarabasanya mbikure Ariko Yesu muzanamo gute? barabasanya se Yesu ari mu murima ako Yesu nawe yaragowe Nawe rero uhita uwataka hano. Iyo ni isuka ndayigusubiza. none se ngiye kuhahinga Babe bakuramo ibyatsi gira vuba nyabarasa. mana we Si mwaze muvuga ngo muje gutanga umubyizi. ni mutange kabisa kuko si umubyizi gusa harimo n'ibindi pe Gira vuba sha. Razuzana ibintu bye we bari amajojingi n'ibiki. Ngwino ture. babwiye ndize ko mbona bwaje bwambaye gutya mugiye muri buwate Nta buwate nta. ndabona burakiri kare babwiye ati Ahubwo bazarya ibintu muri buwate babikuye hano. Ibyo byo babimenye. Uzi ko uri kwahirira inkwavu? ziri heza izo ndi kwahirira basi Wowe umereza ubwatsi nta kindi. Si inyabarasanya. Iravuba ufata isuka. Uriya ko yatangiye kunebwa. ngiye ndi kubanza nkabikubita kugira ngo Kabikubita. kugira bigwe Ariko mutinyamishwi nawe sinzi ukuntu ameze. twari nuboneye Twari ni mubona. mutinyamishwe Mutinyamishwi. hanyuma ndushe kiriya gikorwa ni mutinyamishwe izina ry'Imana Oya ni mutinyamishwi. mutinyamishwe So ubundi muba mwumva twahinga iki mo hano? mukurikije uko mubona ubutaka Ubona ubutaka ukavuga uti hano hantu. ahahinga dushobora gusubizamo imyumbati dushobora guteramo ibirayi dushobora ibigori byo hafi ndababujije Oya se. yego kuzwi ibishokoro bifata ku mubiri Ariko sorry ubyo nari kuvuga nibi. Ibishoko ngo bifata no kumu. Wazi ko se bifata? ku myenda gusa Vuba. yewe ntako none se ibi byose turabikuramo kugira hariya None se mwavuze ko mwaje gukora? none se mwaje kwifotoza hano ubunebwe bw'imbwa gusa ahangaha mwaje kwifotoza rega mwaje guhinga ntazi koko mutadufasha kandi mwaje gutanga Oya, umubyizi mwebwe mwaje njyewe uwanjye mba nawukuyeho kare hariya hirya uraza kuhabona. Cyakoze Kagara. murahinga genda mara abasore nibashaka bitegereze barebe neza Umusore muzima narebe acane ku jisho avuga ati nyamara hano bishobora kuvamo. kuko
ase Kagara uruhitamo wahitamo hehera nk'inshuti ndi guhita muri aba ngaba ese ariko ukurikije imirimo y'amaboko bose imirimo y'amaboko sha nanjye natemera ngo nzabitekereza nta hepfo nta haruguru ni ugutekereza ni Rwanda rukagenzura nuko guhubuka ryaba ari ikosa rikomeye cyane ahubwo mbaza uti njyewe hano urabanza ukamera nkaho ukuyemo ibyatsi hano hari no kuramo ibyatsi ukaza hari no kuntu bino byatsi bihingiraho bikazaba ifumbire nganyumve wahinze se ngewe ibyanjye nabigurishije reka da hano urabanza ugakuramo ibintu by'ibyatsi urumva ubundi ukazagaruka uhinga none ushaka gukuramo ibyatsi gusa oya ubwo se uzagaruka guhinga nyine ibyatsi ndabanza mbigwishe fasha hano nkwereke Kagarara uhita kumena utara ibyo bintu ugiyemo urabizi hashobora kuba ntabyo abantu babaze ngo dufite ngo turangaho gusa rero mujye mze muza mberekeye wowe nta kibazo ntimukajye muza ngo murye gusa Kagara kandi nawe sindiki ego uziko Kagarara nta mikino we wacu mu cyaro Kagarara hano harakabije wapi nucyobo se uramubona Kagarara uramubona Kagarara ko rimbura murimbure boretse nago guhinga bago baranza bagashaka intangiriro urumva urangiza ukajya wata ku buhinge ugahita wata ku buhinge no buhinda se wamubonye Kagarara ariko yararambaraye yego Kagarara arakurenze sha ariko nta kuki sahinzaho namuharuriye mva yewe yego n'ubundi abagore nibo bakuraga imbagara uziko Kagarara mana kaza yego ko none bino byatsi bundi abantu bahanga nyine babihingiraho bino bibuze nyine nibyo bigira gute ifumbire bitanga ifumbire yego kuno bihinga birenzaho ibitaka se aha ndabona ari unsayure mu isuka hano Berize nawe nakurikire yabibonye ariko se akugakora kumino sawo nanjye akasizimba uzikora gushinguza isuka neza wambagalule tekinolojia ariko ndagushaka hariya nawe nyine kabanza agira mufatanye wundi gutuhinga uhagararanye Berize iyo suka bayita gute majagu akakuye hera nimba ari ukugeza mu butaka mana yanjye nzi ikintu kindiriye izina ryawe izina ariko Yesu mwaramugoye na izuba riturasiye Yesu Kagarara ararushye yego sha kera baririmbaga bari guhinga ngambo turirimbe iyo ndiri bayikura baturirimbe hinga masaka hinga n'ibirayi hinga amateke hinga ibigori undi genda baririmbira Kagarara hinga Kagarara hinga Berize irenze isuka yego siko tukuvumbuye ubundi igikoma unywa wowe wagakwiriye kubuhinga ibigori byinshi rero tubikurureho ubutakubihingira iyi ni ifumbire ndabifata ngo ngira nte bihingire ibyo byatsi birenzeho itaka
Uhinga sha ugere ku bunebwe kuko byonyine. Ongera ushyiremo morale sha. Ibiryo urya. Hinga Atangiye Kagara, kwangiza n'umuzi. Hinga Berize hinga. Ewe hinga. Nicukura imyobo ariko mutera intabire. Tera. Tera intabire. Tera ibishyimbo. Tera imyumbati. Tera amateke. Tera nawe Berize. Tera urutoki tera ikijumba tera Kagarara tera mutere tera ibijumba tera muririmbe uyu mwumbati kamutaruke rero mutaruke ngamutaruke nari nanibagiye ko turi kumwe n'umuhanzi mise nibona muri studio ntari mu murima ese urabyumva gute gade warika abahinzi bakaruhukamo ukabakira twabakiriye kabisa mubakire beri babakire nukuri pe bone babakire none baririmbe twagiye oya kutwakira gute mubakire nyine mu Kagarara ko yahita gukubita Diana mu murima kucyafunzemo cyangwa akwakira make akwakira nakwakira urarusefe miliyoni rero mwakire nzakugeraho twabaye abahanzi miliyoni we nzakugeraho miliyoni we nzakugeraho miliyoni we nzakugeraho miliyoni we jya uhinga nk'ubu uri guhinga ntihadera uyu muhinzi ni bwoko ki ego ko harimo inyamaswa do harimo inyi miliyoni we nzakugeraho miliyoni we nzakugeraho miliyoni we iriho iyo nyamaswa ku isuka se do ntayo ndi kubona ko simba ni inyamaswa niko simba ngo niko agasimba ni inyamaswa ngize ngo niko simba murahinga muribeshye twagiye miliyoni we nzakugeraho miliyoni turirimba indi ariko iyi ngiyi nayo ndumva njyewe ntazi Kagarara tubwire indi ya morale weka murare muhinga mwicaye se mwari mwaka nayo tuzi guhinga wicaye aha guhinga bicaye wa mugabo ari umuhinga yicaye tekinoloji intore muramenye intore ntiganya ishaka ibisubizo intore muramenye intore ntiganya ishaka ibisubizo Diana hinga cyangwa nijoro intore ntiganya ishaka ibisubizo intore muramenye intore ntiganya ishaka ibisubizo Kagara intore muramenye Diana intore mumenye hinga ndakwinda ari mu bikira uyu ari mu biki reka njye ntago mpingana na Kagarara uziko danze guhinga Kagarara dore ye uri kubagara se nizere ko abanyarwanda babonye abagore bazacaka yego abagore dufite ntabo kora hano sha ndumiwe yewe ndumiwe ego kanyiguranye none se ubu ngubu rero rero hano ari ingezi abantu babiri ngo abantu babiri ngo rute do abantu babiri nibaturutse hano kuri guhinga aho bahinze nawe fata isuka oya njyewe nahinze njyewe nafashe isuka mbere yuko muza fata isuka uyu nguyu nafata isuka dore fata iriya ubwo nazifata ari ebyiri fatiranyera kwita murare nazifata ari ebyiri fata ebyiri murare njyewe fata iriya akiraho akagarara gira vuba aha turahinga turabeshya
hinga Ndi mu bajya inyuma mu baririmbe. genda jya imbere nta ribi oya naha twakora ewe we uretse guys murezi ukayambere izi ikintu cyafashwemo yawe n'amaju umuhinzi nyawe ahingana iki kintu mu isuka twagiye reba hafashwemo ikintu uretse uri kumvuna mwana uretse cyageze muri Kagarara wagishyizemo kubera imbaraga mwana yagishyizemo twagiye yeah ngende mere haraduhuriremo ngagenda ariko ubuhinzi ndetse namuha gera hinga wowe batagukubita isuka ngewe ndahinga gutya warahinga duhuri Kagara twagiye turebe ibya intore muramenye intore ntiganya ishaka ibisubizo haba ku manywa cyangwa nijoro intore ntiganya ishaka ibisubizo yaba mu murima mu bishokoro intore ntiganya ishaka ibisubizo intore muramenye intore ntiganya ishaka ibisubizo intore we intore muramenye haba mu murima ishaka igisubizo intore muramenye araniganya ishaka igisubizo bakobwa muramenye yego bakobwa muramenye iyo suka ni wo intore muramenye intore niganya ishaka igisubizo waba uri misi w'u Rwanda cyangwa umuyobozi ukomeye intore ntiganya ishaka ibisubizo intore muramenye intore ntiganya ishaka ibisubizo nanjye Kagarara nabukereye intore ntiganya ishaka ibisubizo intore muramenye intore ntiganya ishaka ibisubizo nibi byuki byacu biramenye kuko ni intore shaka ibisubizo intore muramenye intore ntiganya ishaka ibisubizo ariko babibuze ibisubizo biri kugenda bibura bikembera gake birize zino hano hiracyaha ariko yari guhinga umujyi wa hano sinzigeza hinga intore muramenye unigeza umuhanzi niko njya mbibona mukatero ngono no muhite muzamuka akabyizi kano kabona nka bazamuke gori kabona nuko aturi gushaka intangiriro uke intangiriro bayabonetse none mugiye guhita no muzamura ikivi none mukubeta ikiviriro sasa mita muzamuka uke babaye intangiriro twatirimo dushaka yabonetse rero morale ntago mwayibonye muhite mukubeta ikiviriro no muzamuka mwana usko plant imvunye muzamuka plante niyo yakuvaho iyi ntago ari planka oya intore muramenye intore ntiganya ishaka ibisubizo mukubita ikivi muzamuka no sasa mucyuze mukubita nko kuri insina yanga muzamuka ikivi ni gute se bitashoboka kuki bitashoboka intore ntiganya ishaka ibisubizo oya shana ngo turganye twagiye intore twagiye shaka indi osimorare shaka indi kandi nshaka kandi uririmbe ngo mbega ibintu ngo birashya bigashyuha muze muhinge natwe baririmbe oya twebwe twabanje wamubona ukabona ntajya ahinga twagiye shabyihorera ibyo ngibyo Kagarara mu gihe akirodinga indirimbo iracyari kwirodinga akava imbere y'isuka majagu yakujagura none hari igihe waba ufitanye akabazo n'umuntu ugahita unyikomfiramo nk'aho ari njye akora uyu mwumbati ntabwo twasiga tuwukuyera oya sha mwana ariko mu gihe umwumbati rumwe twawukura twanawukura ariko buriya ndaje nkukure ndaje nkwikurira ese ninde ufitemo inzara hano nawe uzi ko mwisobanukiwe abana barisobanukiwe n'ikintu mbashije kubona waba ufite inzara ugafata iyo suka mwana wapi byarangiye ngane manza nk'uno mwumbati wana
umwumbati reka niba tuwukure njye sinigeze nkurana banze ndebe ko umwumbati se wareze nta kibazo we yuriye igiti Utankira bariko ntabwo nkizeho ni kuri biba bimeze yuriye igiti aracyuriye utankira muri kamera Biringo nterure ndahita nkunterura nawe mbere se nende wari uguteruye oya harabimba binone akaguru kahita kavunika banze nko n'umwumbati ndebe byari birakaze nawe gerageza unizamure hariko do reba nakibonye gerageza nawe unizamure uhagiye kirabone uretse aravunika twagiye subirayo mutinya inkoko mutinya no kurira aho sasa sibyo yesuwe shandi aho nta mwumbati wumvishemo urimo nawe wumvishe wadanje ugere no kunswonyora se ketse nkubitaniyemo n'inyamaswa maze ukareba ukuntu muruduka aha ndabona ugiye kucyura ukajya mu bushorishori asa utereka kivunitse uguye hasi ubwo icyane gatoze dore akantu uri kwicaraho ukuntu kakoroshye igiti cy'umwembe kiba gikomeye ubonye ishakagarara ahantu twakundaga gutinda munsi y'igiti ndagera nkicara bwa mbere utu uretse cyakuza gerageza ukomeze uvuge ibyo ushaka kuvuga bwa ubisoze mbere nutubikanye gutyo umwumbati bisaba kuwugendera gake kugira ngo utakonyokeramo imbere gukonyoka ewana you will never forget do such a thing never forget iki urabona ahantu hose ngo honze tugeze ku ndimi amajwi yose arabura kandi baburirizwa mu ngo muri kuvugana ntaba ariko bagucaniyeho amatara kandi nakurebesha amaso sinyabona kaba ari amashinda yazi neci wa madera aha karabaye neci wa madera neci wa madera shinguze wowe uhingire gutyo ako bite byawe ubundi wowe ndakuramo abo babiri mwe muzamura do kagarara se kagiye kuzamura mureka uzamure kagara hari igihe ibiryo bigushuka iyo mwumbati rero ko wakazamura ntabwo yawuzamura njyewe kizeho 10,000 nawe uzamura gutya bimeze ariko bihinde isura hashyizweho n'amafaranga njyewe mbishyize gadi ni ntabimuhereza mbimuka usibye ko ndi nawe wenda n'uzamura akagara reka turebe uratuma akagara arapfa kubera ibumbi mbabarira ibyo 10,000 bikureho aho uhinga oya ngenda ndabimuha ubundi mva nkugira inama akagara uranza ukamunyeganyeza neza ukuntu ukamunyeganyeza umucyo unyeganyeza agire ngo wowe zirakira ukawunyeganyeza kagara waratudapfira mu ibi ni 10,000 uri ku kazi tekinolojiya uravunitse usigaye 10,000 byaje kabisa oya bine 5 ntacyo ngaho turebe n'uriya wundi urambabaje wowe wakinishije tekinolojiya hano aha arasura kagara niba kuri ibintu bikomeye itajya kuvunika
Kagara wambore kuko udapfira ku mwumba. Amferiye kuko ndazi ko imivuno ikagera afate. Nibona agiye gusura. Oya ni bitanu ubwo ngo. Mbonye agiye gusura 11. Ndajya mbabarira. Yesu we ngende umva ngiye gukomoka hano. Aha. Asubiyeho. Ati bitanu nabyo sinshobora kubisiga. Mwita Kagarara. Musaza aravuze ngo vuga ati guteta Gadi nawe aha. Barawuvanye. Tekino. Mva muhe. Ako mwumbati usigayemo sinzi nka mutari kububona. Iyo ukuyeho mbere. Oya uri hese. Wavunitse. Reka turebe. Mwumbati Turebe barakubwira ngo tekinolojiya. Imana yavunnye abantu. Guteta uri muri uru ruhande mwana. Ese yo wabiteze. Yasetse. ngo tunabura kuwukura nka Ako wahaye amajina wakagufasha. Nawe yanjye yo nakwenara. wabonye ko ako kare gasigaye Nako naga technology. weza kose abanyarwanda bari Uravuga iki kuri bino bintu ubonye? Nyereke bivuga uri mu giti. Ibintu giye biransekeje. Vuga inkuru nka kwa kundi Rahira ivuga. Ni mumbe mbabwire inkuru rero murima. hano hari ahantu nagiye. Manca ku muntu ari guhinga ari gukura ibyumbati. Winkira ariko nawe. Ndogwe so uri giti. Okay uretse manuke basinkiramo. Guma maunga. Noneho mpaca n'umuntu ayigo. Ndahanyura mbona umuntu ari gukura imyumbati. Yaransekeje gira ngo umuntu nawe mwaramubonye yashinguzemo. Ndashaka end y'ikiganiro. Bari bagwanyemo. Ninde warahanyuze? Ndi Berize. Ni Berize mu giti. Oya shamani. Nise siko. Ndi gawe ndabizi ko utari bunkureho iyo kamera. Berize ariko reba Kagarara ku isuku. arananiwe Kagarara akuye imyumbati myinshi cyane yahinze ine yose uretse kantu katandwisha mwana ase kirimba nibaza n'iki Kari hano hadasa. Kira mikora amajigira icyo babwira nawe we ni wana Nakagara nagira icyo avuga mu gukura ino myumbati. bo Ati mbo. kuvuga ngo hanjye abantu nyine babibonye si ubwa mbere njyemo wapi nuko namaze kubona ko ubu ibintu by'ubutesi muri kino gihugu uzanye ubutesi ubaho nabi Voilà uzanye ubutesi ubaho nabi kandi ukabaho nabi cyane ariko idore ibintu tuba dukora uyu ni umwumbati kandi imyumbati ejo niyo muzagura ku isoko Yego. urumva ubugari mwirirwa muri dore ngo buturuka ngaha tuba twakoze urumva murabona icyate nahinze icyo cyanye nacyushije Ariko wabonye ko tugiye kongera gutera Kagara. gutera Ibindi bintu byo guhinga. kuko urumva ubwo turi mu gihe cya sama urumva no kwanza umuntu akahingira neza namara kwahingira then umuntu akazashaka imbuto Ziko iyo ari sama ifite imvura. Warubizi? nabyo narinzi ndabimenye Bimenye. Sibyo rata? harasaraye so guys rero navuga ko igikorwa cyacu tukirangirije aha ngaha nakoze mw'abantu mwe twikiwa cyaje cyunzwe cyaje ubu niyo bita umukozi nyawe
n'umwumbati wazamutse bagiye hano ko hari insongi itigeze ibiranakuya na gake ngiyo muyirebe sakahe wowe ari gusiga bazo bigwe umuntu azatinya mwihorere barakamubiza hari inyamaswa iri kukwirukankaho mu umuntu azatinya imishwi inyuma hano ku kipuntuza mvanaho nyine mutinya mishwi reka nkubwire ukuri wowe umuntu azatinya imishwi umuntu atinya guhinga atinya gukura umwumbati azakora iki guys rero no kuvuga ngo ko cyacu reka tukirangiriza aha ngaha kandi abantu maje tubabwira ngo bakoze kubana natwe bakoze cyane kandi nanjye nishimiye ko mwaje kuntera ingabo mu bitugu mu bikorwa bigiye bitandukanye ubworozi mu buhinzi ubuhinzi wabona munakanza akanyenyeri to amen ngaho nibahavuga so rero no kuvuga ngo rero nuko byari bimeze byari byifashe bwaze nkomeza kubwira n'abantu ati imana muhaguruke mukore udakora ntakarye yego umusaza yaravuze ngo ntimugatete ibyo bintu uri kuvuga nibyo ntimugatete nta bintu by'umuteto muri rose numva ko mwabyumvishe reka tutere ubutumwa bubagereho mani bamutese na bamuteteri bateta bose reka mbabwire ngo mukomeze mbane n'amahoro y'Imana ariko mvugira ngo B1 Gin ku isi hose mvugira ngo Mango 4G mvugira ngo amavuta ya mbere ku isi yitwa zahabu amavuta ya mbere ku isi yitwa zahabu saro umuntu ugikoresha niba vuga rujama utararenga rujama phone shop ku isi hose phone nziza cyane iteye kuwa imeze top up bashaka kuzikoresha mutugane muri Car Free Zone tubaye telefone nziza cyane amasharijeri mouse y'ama machine ama cover yesu we mwatinze kugerayo rujama phone shop mwamfura rero ntimagiye kuba mwakora subscribe kuri Kigali News Channel muradufurenge kuri platform zacu zindi Kagara Jide Black Official Kagara Kingdom kuri YouTube Instagram Kagara Official yego mugire bimeze turakunda cyane ciao ya bano kene kabisa wana ngo kumbe gihuye natwe amahiri turamutse dukora nyirigano hakatana dukora yiteze ngaza kumenya ariko kuramutse mwitereko kandi kigali muri no kikagera mu gihugu ariko murabindi bitije gukora ngo byari hamwe nase se muhari namwe ku rwacu turahari tugahari Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.